Ndabasuhuje abakurikiye iyi channel yacu. Uwo muri kuvugana nitwa Sibomana Cyliaque, umunyeshuri wiga muri University of Rwanda, muri College of Art and Languages. Uyu munsi rero twaje kubatranslatingira inkuru yitwa Mine Boy. Cyane cyane niba wiga mu mashuri yisumbuye muri section y'indimi n'ubuvanganzo, gerageza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukurikire ibiganiro byacu, uko dusobanura, uko dusesengura ibi bitabo byanditswe by'amanovels. Cyane cyane aya masomo yifashishwa mu nteganyanyigisho ya new curriculum cyangwa se iyo twakwita CBC mu burezi bw'ibanze bw'amashuri yisumbuye. Uyu munsi rero naje kubasobanurira inkuru yitwa Mine Boy. Iyi ni inkuru yanditswe n'umugabo witwa Peter Abraham. Peter Abraham ni umuhungu wa Ibrahim. Muzajya mubibona ko ririya zina risozwa na S. Iriya S ivuga owner of the something. Ryexpressinga Abraham wa Peter Abraham wa Ibrahim. Uyu munsi twaje kubasobanurira inkomoko y'iki gitabo n'uburyo iki gitabo cyabayeho. Turabizi neza muri Afurika habaye icyo twita apartheid. Apartheid yagaragaye muri Afurika, igaragara no ku isi hose, ariko turasobanurira origin of apartheid. Iki gitabo cyabayeho kiri gikritika the culture of white people, whereby the white people applied apartheid. They organized themselves, they had a liberty, barushaga ubwigenge abirabura. Iki gitabo rero cyaje kwandikwa na Peter Abraham agendeye kuri apartheid, agendeye kuri segregation based on race yabaye muri South Africa, aho abazungu barafite ubuzima bwiza, abirabura bafite ubuzima bubi. Gerageza udukurikire neza uko dusobanura ibiganiro byacu, ugerageza udukurikire neza, bityo bizagufasha kumva neza literature in English. So turatangira rero n'inkuru yabayeho mu mwaka w'1946, ibera aho bita muri Johannesburg. Uyu munsi tuhita Johannesburg ni capital city of South Africa today. Ubu ngubu rero twaje kubasobanurira neza inkomoko y'ikintu ku kindi. Johannes bivuze izina ry'umuntu witwaga Johannes, tuzasanga muri iyi nkuru. Berg bivuze a city, bivuze umujyi. Iyi nkuru rero nk'uko bigaragara yabereye mu mujyi. Uyu mujyi niwo twabasobanuriye witwa Johannesburg. Inkuru itangira harimo umugabo witwa Zuma, abafite agafurushi mu ntoki mu ruhande rwe rw'iburyo, mu kaboko k'iburyo aba yambaye imyenda ishaje cyane, mu by'ukuri bigaragara ko aba ari umukene. Uyu munsi turasobanura chapter 1. Iyi chapter ya mbere itangira igaragaza ubuzima bwa Zuma n'uburyo yageze muri Mareka n'uburyo yakiriwe na Leah by chance. Ndabasobanura neza kugira ngo mubyumve, mwumve inkomoko y'iki gitabo, uburyo cyanditswe n'uburyo cyatangiye, mubisanisha neza, biragufasha kumva isomo rya literature in English, kuko nabatangiye basobanura ko riri criticizinga the culture of white people. Inkuru yaratangiye Zuma afashe akabando kiwe cyangwa se ko twakwita agafurushi karimo imyenda, karimo n'ibyo kurya, agafasha mu kaboko k'iburyo, arahagurutse agiye gushaka akazi. Yagiye kugashaka hehe? Akazi yagiye kugashaka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahangaha aho twakwita muri cyongereza muri gold minerals, whereby the extraction of minerals is taking place. Ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Zuma yakoze urugendo rw'amasaha atari makeya, yagenze umunsi wose nta kuruhuka, nta cyo kurya yari afite. Birumvikana icyabitewe n'ubukene. As the best theme we look on this book, icyo twakwita poor ni icyo ngicyo cyabiteye kugira ngo Zuma ahaguruke muri north ajye muri south. Hano turi mu Rwanda, bakubwiye ngo uturuke mu majyepfo y'u Rwanda ugere mu burasirazuba, ntibishoboka, byagutwara nk'iminsi 3. Zuma we rero urugendo rwe yakoze ruruta urwo ngurwo turi gusobanura. Inkuru iratangiye rero, Zuma afashe umunsi, afashe igifurushi cy'imyenda, aragenze. Zuma yananiwe cyane kubera kugenda urugendo runini, mu by'ukuri nta mbaraga gifite. Yari umusore w'ibigango, ufite umubiri, ufite imbaraga,
ufite ubushake mu kazi ako ariko kose ashobora kuba yahabwa ngo agakore. Zuma yageze muri Malay camp bwije cyane, hari umwijima ukabije. By chance Zuma received by Leia. Zuma yakiriwe n'umukobwa w'umugwaneza witwa Leia. Leia is the one who asked Zuma if he had a money. Yamubaje niba afite amafaranga for paying a rent, yo kwishyura ikode. Zuma amubwira ko nta mafaranga afite. Zuma said that nothing I have, only I have is my effort. Yamubwiye ko nta mafaranga afite, icyo afite ariko cyonyine yizeye ari imbaraga ze. Zuma by chance received by Leia. Leia yakiriye Zuma, amuha aho kuryama, amuha n'ibyo kurya. Amajije kurya, mbere yo kuryama, they talk a bit, baganiraho gake. And Leia asked Zuma about the job he come to do in the Malay camp. Zuma explained that I come here in Malay camp for searching a job in gold minerals, where the extraction of minerals is took place. Amubwira ko yaje gushaka akazi ahabera ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Leia ako kanya yahise akambya mu maso he, harahinduka. Icyahinduye ni iki? Yagize ubwoba bw'umugabo bw'umusore w'umwirabura uje gusaba akazi aho ngaho muri gold minerals. Azi ububabare abanyafurika cyangwa se abirabura bahagirira muri rusange. Before of sleeping, they talk a bit with Leia. Mbere yuko asinzira baganiyeho gake. Icyo baganiriye, Zuma required by Leia to live in Leia's house without paying anything. Yagerageje kumusaba ko yakiberaho kwa Leia nta kintu yishyura, nta cyatanze, by free cost. Ako kanya Zuma yasa n'ubyumva, ariko